Iyi nzu cyangwa se iki gipangu ni inzu nziza nini iherereye mu karere ka Bugesera ahitwa Batima. Ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 328, ikaba ifite icyangombwa limitasiyo gusa, ishaka cyangwa se iragurishwa miliyoni 12 gusa. Iri kuri kaburimbo, kuva kuri iyi nzu aho iri kujya kuri kaburimbo ni metero 100 kaburimbo. Umuhanda wa kaburimbo metero 100 zonyine. Miliyoni 12 rero nawe iyi nzu nini icururizwamo, ifite annexe ebyiri mu gikari ndetse n'amadushe yazo, nawe wayegukana kuri miliyoni 12. Iherereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Rweru, ahitwa Batima kuri gare yaho. Reka noneho rero iyi nzu tuyitambagiremo neza mu gipangu, tuyirebe yose uko iteye. Ni inzu na kuri mu gipangu hari porotaye yakoze neza imbere n'inyuma, ifite igipangu, iri ku muhanda nk'uko bigaragara, ikora ku mihanda ibiri uca munsi yayo ndetse n'uzamuka imbere yayo. Kaburimbo iri hariya hirya, hariya uriya muhanda urangiriye, ni metero 100 uvuye kuri iyi nzu kujya kuri kaburimbo. Iyi ni ipoto y'amashanyarazi rwose iri kuri kino gipangu, ngo amashanyarazi n'amazi birahari rwose nta kibazo. Muri karitsiye nziza, inzu ikoze neza, mu gipangu cyubatse neza, anafite umutekano. Mbibutsa ko iri mu kibanza ifite ubuso bwa metero kare 328, ifite ibyangombwa byose. Kuyigura ni ugukora mitasiyo gusa. Iri mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Rweru, ahitwa Batima, hafi ya gare, muri gare ya Batima aho imodoka zihagarara. Inzu rero rwose twamaze kwinjira mu gikari cyayo. Hari mu gikari aho tugiye kureba amanexe ifite mu gikari cyayo. Ahangaha ni umuryango winjira mu gikari uvuye muri salo mu byumba byayo. Ni inzu rwose ubona ko yubakiye, ikoze, isa nkaho ifite ibikari bibiri. Uyu ni umuryango wo mu gikari winjira mu yandi manexe ari hano hirya tugiye kureba. Nk'uko n'urugi rumeze neza rwose, nta za nzugi z'imbaho ubona ziba zidafite gahunda. Iyi ni toilette yo hanze. Nk'uko n'ahantu hamenya igiheri mu rugo hose, uru ni urugi rusohoka hanze nanone rutari kuri main gate, ni icyanzu, ni urugi rwo mu cyanzu. Iyi rero ni dushe yo hanze ya annexe. Iki ni igikoni batekeramo. Izi nzu imiryango ibiri rero ubona ko ikinze neza n'inzugi za metalike, ni amashambrete abiri. Chambrete, abantu bavuze ibya chambrete barabizi, ni icyumba na salo, icyumba ukwacyo. Chambrete ebyiri ziri mu gikari. Noneho rero tugiye no kureba na dushe na toilette zizi chambrete cyangwa se izi nexe zo mu gikari. Ni ahangaha ukase hano ruguru, nako ari ahantu hakoze rwose, hakoze neza. Ni muri toilette na dushe byo hanze byizi annexe. Nako rero ari inzu rwose ikoze neza, iri mu gipangu ahantu heza kandi hanini, hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi ya gare ya Batima. Miliyoni 12 ukegukana iyi nzu, ushobora kuba wabamo cyangwa se ukayicururizamo. Ni inzu ishobora kuba yakorerwamo ibintu bitandukanye. Miliyoni 12 wayegukana. Bibutsa ko Batima, uvuye i Kigali ugera Batima muri gare n'amafaranga 1800. Ubanza guca Inyamata ukagera mu Biryogo bya Mayange, ukagera Ramiro, hanyuma ugahita ugera Batima. Amafaranga 1800 uturutse Kigali ukaba ugeze aho inzu igeze. Murakoze cyane rero, mwakoze kudukurikirana. Nitwa Professor Muhigi. Gahunda nk'ingi nakagaruka naho butaha. Ciao.